Aro. Bimeze bite muze? Niko wakibura buryo we. Wazindukiye he kutacakiye nk'ubwatsi. None se muze ntago wamenye ibyaraye bimbayeho. Ngaho rero muzehe kivuzo naragowe. Niko wakiri marima we. Wongeye utera umukobwa w'abandi nda. Muze sinakubwiye yuko nakijya mu bakobwa. Ariko hari indi ngesi ikomeje kunanira. Ayi. Noneho ndajahe. Wakivambara utambwira ko wongeye ukiba. Muze wabimenye rwose uri kuvuga ibyo uzi nka mwarimu. Noneho wasatwitseho kwande. Sha twakoreye operation ku mudimobe ariko yari duhitanye. Operation ku mudimobe. Aho rwose niho twari twagiye kurasira boro ariko yari tubanye ingaro. Niho mwe mwagiye kwiba. Vraiment ariko ibyatubayeho muze agaco ko kwiba sikari karanze kumvamo. Uwo musho wanze kukuvamo kere kuba kugira ikimuga. Muze noneho nabonye uwunkuraho. Yakuvunya amaguru. Wapi? Gusa ibyankore byatumye nkureka. Yakugendekeye bite? Nyine urabyumva twari tugeze ku gipangu cy'umudimobe twari tugiye kwibaho. Ubwo urumva twari twajyanye n'ikiziriko cyo twari bukwegeshe boro. Iyo boro nta yindi kari akagari ka siporo twari tugiye kwiba. Ubwo twari batanu tuba tugeze ku gipangu. Ubwo operation uburyo twari twayipanze. Ubwo babiri bari bujya imbere mu gipangu, abandi babiri inyuma, undi umwe hejuru ku gipangu. Ubwo ngewe nari nagiye hejuru ku gipangu ari ngewe uri bukurura akagari. Ubwo twipanze gutyo nka RDF igiye gufata ibyihebe ka bodyguard. Ubwo babiri bari imbere mu gipangu bari buzirika akagari, ngewe wari uri hejuru ku gipangu nkakurura. Noneho babiri bari inyuma y'igipangu bari bukakire. Nyine nagiye kumva numva ikiziriko kiraremereye. Ubwo nyine nta kindi kintu cyahise kinza mu bwonko, nahise nibwira ko ari boro bamaze kuzirikaho. Ubwo nyine ako kagari. Ubwo nyine nahise nkurura ariko nkumva icyo kintu kiraremereye cyane bidasanzwe kandi sha yari fande yafashe ku kiziriko nakururaga. Ubwo nakomeje ndakurura ngiye kubona mbona ni fande ungezeho abarankaci. Niyakurasa. Wapi? Ni umudimobe nagakiri umusirikare. Ubwo twari tukiri hejuru ku gipangu, abonye abo twari kumwe bari inyuma y'igipangu bagiye kwiruka, abaransimbukanye tugwa hasi. Abonye babandi batangiye kwiruka, ahita bategesha cya kiziriko kigari nari mfite bahita bikubita hasi. Ugatangira kuba numba. Vraiment muze yaturibase, muze yadukubise, muze yadutimbuye, muze yadukosoye, kugeza aho yatujyanye mu gipanga dukubita dusanga babandi babiri twari kumwe bari kuruka ngo yabakubise barwara ikizengerera. Ko mwari benshi mu mufatanya. Sigaho muze ibyo nabigerageje ngiye kumufata ukuguru nimba sensinga, ibyo nabitekereje umugero uhita ungeraho nanjye mpita nangira kuruka. Muze ibaze noneho umuntu bakubita agafata pause akajya kunywa ka cyayi akababwira ngo ubishobora nagenda, hakabura n'umwe ugenda kubera abazi uburyo yabanogeje. Numva ari umugome kurusha umwarimu atwigishaga ikifaransa 9-3. Sha iri ni ryo joro ry'umukara kuri ngewe mu buzima bwanjye. Ngo twari twamusuzuguye ngo ni umudimobe ngo amaze imyaka 5 avuye mu gisirikare. Muze nujya wumva umusirikare w'u Rwanda ujye wumva intare, nujya wumva umusirikare w'u Rwanda ujye wumva ingwe, nujya wumva umusirikare w'u Rwanda ujye wumva igisamagwe, nujya wumva umusirikare w'u Rwanda ujye wumva impyisi, nujya wumva umusirikare w'u Rwanda ujye wumva igo. Ibyo byose bikomatanyirije mu musirikare umwe w'u Rwanda. Ni kumva wahigaga byarangiye abaye umuhigo. Gihorere wa musaza we, tinya umuntu wadukubise dutangira kuvuga ngo aba bantu ko baturembeje, ariko icyadutangaje nuko bwakeye tubona n'umuntu umwe wadukubitaga. Imwagize buri kigo cya gisirikare cyabagabye igitero. Muze yadukubise tugeraho twumvaga bari no kuturasa amasasu tukabura amaraso. None ubwo mwazuru wafashe n'ubuhe? Ku cyumweru nziba Bibiliya mu rusengero njya gusenga. Mu mazi. None. Chawari husera pfu.